Turabashuje inshuti bakunzi ba channel yacu, reka nanone mbifurize kugubwa neza aho muri hose, ibyo mukora byose nongere mbifurize umugisha mwinshi uturuka ku Mana. Tudatinze rero ndi kumwe n'umuntu hano nasanze arimo yigendera, ariko bitewe n'ubuhamya bwe nabonye nifuza ko twaganira kugira ngo nkuko duhora tubibasezeranya buri munsi mubone amakuru meza kandi mukomeze mwige. Iyi si turimo ni ishuri, ni isi idusaba ko duhora twiga buri munsi. Ntabatindiye rero reka nsuhuze umutumirwa wacu, namwita nk'umutumirwa nubwo mutunguye araza kumbabarira. Umeze ute pastor? Ni byiza, ndashima Imana. Unyihanganire cyane, burya abantu nkamwe bafite amateka iyo tubabonye nk'abanyamakuru twumva twabaganiriza nubwo tuba tubatunguye. Mbonereho no kugushimira ko wemeye ko twaganira muri kano kanya. Imana iguhe umugisha. Nta kibazo rwose, ni karibu. Imana w'umugisha. Gusa ntago ndamyaje ko tuganira kuki. Oya, ubuhamya bwawe narabubonye, duhise twihuta. Mu minsi ishize nabonye kuri channel yawe Sorowamu TV, mbonaho ubuhamya warapfuye urongera urazuka. Hanyuma ndagiraga ngo rero tube twaganira kuri ako kantu. Ese mu by'ukuri ibintu nabonye kuri channel nibyo cyangwa bimeze gute? Kuko ni ibintu udashobora guhita wiyumvisha wowe ubwawe nk'umuntu. Byagenze bite? Buriya buhamya nibwo cyangwa se ni bya bindi twumva ngo ni ugutekinika? Urakoze cyane. Icyo kibazo abantu benshi barakibaza, ntabwo ari ukimbaje wenyine. Hari benshi nabo bagenda bansura bambaza uko nimba ubuhamya babonye ari bwo, ariko ni njye ubwanjye nabuvuze, kandi ni njye ubwanjye mbuvuga. Icyiza nuko uje kunyibariza. Abantu benshi bakunda amagambo kubaza impande n'impande bakababeshya, ariko kuba uje kunyibariza ni byiza, nta kibazo. Ni nayo mpamvu nanjye nifuje ko twaganira, kuko nkubonye kugira ngo tubamare impaka. Umuntu uvuga ati umuntu se arapfa Ikuzimu, ese bigenda bite? Pastor, ndagira ngo kwanza ubanze utubwire amazina yawe, ngira ngo utubwire mu busanzwe ukora iki. Ndabona uri mu modoka nziza, ariko sinzi niba ari ya company cyangwa ari y'itorero, simbizi. Nabyo wenda ubidusangizeho gato. Njye nta kandi kazi nkora n'umurimo w'Imana, nkuko mbona nyuze ibiganiro kuri Sorowamu TV. Nta zindi business nkora cyane cyane umurimo w'Imana n'izindi birakeka nk'abo mfasha. Gusa ariko ntimukajye mwumva yuko kubona umugisha ari gukora ama business. N'Imana itanga umugisha kandi nawe urabyibonera. Nibyo cyane. Ni ukuvuga ngo tudatinze cyane, ntabwo nakwirirwa nkubaza ngo Pasiteri ngo ufite umugore. Turabizi ko kugira ngo umuntu yemererwe kuba pastor uko abana umugore n'abana afite family. Ngira ngo rero abantu bashaka kureba neza ubwo buhamya bashobora kuba bajya kuri Sorowamu TV, ariko hagati aho ngaho umuntu turi kumwe n'umuhanuzi, ngira ngo wabaha nimero zawe kugira ngo bajye bagukontakta byihuse. Hari nk'umuntu utabasha kuba kubona umwanya wo kuba yajya kuri social media, watangana nimero zawe. Gizamerwe ya nimero. Iyi nimero nzi kuri buyembaze ikiganiro kirangiye none ushaka. Wayitanga kugira ngo twihute. Okay, akesha abantu benshi nakunda gutanga nimero, ariko nka twakoze Imana ntabwo twaba utanga nimero. Nimero yanjye iri 0782 2 59 36 63 07 8 2 5 9 ngaga musatu. Tutangaye n'ibiteye. None urwo rurimi ngira ngo ni ikigande ku bantu badukurikiye. None kubera icyo ukoresha ikigande cyane, se uri umugande? Akeshi hano muri iki gihugu harimo n'abaganda batavuga Ikinyarwanda, yenda bashobora kugira amatsiko baka bamenye ubwo buhamya buteye bute, bampamagara none nkabasobanura mu kiganda. Ibugande nakoreye umurimo w'Imana imyaka 12.
ese reka akabazo gato k'amatsiko umuntu ushaka wenda kugira ngo avugane nawe ubwo buhamya bwawe abushaka gute kugira ngo abumenye ngira ngo nimero zo wazibonye ariko wazibahaye ariko ubuhamya umuntu yandikamo ngo iki ubuhamya ni burebure wandikamo ngo iki wenda ku bantu bakoresha YouTube ushaka kubusanga kuri TV yanjye kuri channel yanjye kuri Sorowamu TV ushaka kubisangaho ariko none ahangaha ni ubuhamya burebure ntabwo nabuvuga kakanya nabonye mugeze ku gice cya kabiri uzongera unsure ariko ngiye kuguha agaparite ka mbere ku buryo byagenze mu magambo make ndaguha agaparite ka mbere agace ka mbere nageze mu Uganda ibyo byose byabereye mu Uganda yeze mu Uganda mfite amavuta nsenga cyane hanyuma nza gukora icyaha cy'ubusambanyi akenshi mbona utangaye ariko akenshi abapasiteri cyangwa abakozi b'Imana ntabwo bihanisha abantu ariko ntabwo batinya kuvuga icyo gihe wari pasiteri ubwo cyane rwose ndi umunyamwuka ariko nkora icyaha cy'ubusambanyi gukora icyaha cy'ubusambanyi aho niho Imana yampaniye ndwara indwara nanjye ntaza abaganga irabananira nkanjye ubwayo numva ko ari inkoni y'Imana nari nkubiswe ikintu nabonye bavugaga ko napfuye ariko njye numva kuko numvaga ibintu bavuga ndibuka umudogiteri yakubitaga hano mu mavi yakubita mu mavi akavuga ngo yapfuye uri kumwumva ariko yakora ku mutima akavuga ngo ndumva umutima utera ariko yapfuye preti zose ntabwo zikora abantu bakarira batese ko yasengaga yaba yishwe n'iki abandi atese noneho ariko hakabamo abasenzi bati ubu ngubu ni inkoni y'Imana yaraguye bavuga ibintu byinshi ariko njye numva ahantu nari ndyamye aho ngaho banshyizeho amacupa y'amazi ahantu nari ndyamye bo bazi ko napfuye ikintu cya mbere nabanje kubona inzoka inzoka nini hari abantu batazi yuko ikuzimu habaho batemera kandi abantu batemera ko mu ijuru abo batemera nimba uzi ko ijuru ribaho menya ko n'ikuzimu habaho nimba uzi ko Imana ibaho menya ko na Satani abaho cyeka niba uzi ko nta Mana ibaho mu magambo make rero mbonye iyo nzoka ngira ubwoba muri njyewe ndavuga nti uyu niwe Satani yaje kuntwara reka noneho ntaguciye mu ijambo reka dusoze ngira ngo abantu bumvisha ubuhamya twari tubutangiye mujye kuri Sorowamu TV wandikamo Sorowamu TV mukande like murebe ntago nagukundira kuko aho ngaho wabicisha abantu amatsiko nubundi wambujije gahunda zanjye maye minota nk'itanu mbashe gusobanurira baraba kuko kumva ngo nabonye inzoka reka nsobanure gatoya nubundi ntago ndi buyikirangize cyane kuko ni ibintu byinshi ni parite ziyamo 30 kangeze kuri parite ya gatatu n'iya kane n'iya kabiri rero ntabwo biracyari birebire cyane iyo nzoka yashakaga kumfata ntishikire nkabona ahantu ndi n'ahantu iyo nzoka iri nkabona harimo ikintu kimeze nk'umwanya cyangwa nk'itandukaniro nkabona ndi hejuru inzoka iri hasi irashamuka kunkurura ntigire ite ntishobore ariko nkumva ubwoba muri uko gushaka kuza kumfata haza undi we yari umuntu mbona yambaye ikanzu ndende y'umweru arazenta afata kuko yambwira ngo haguruka ndahaguruka ndikarubaza se unjyanye hehe ati vayo nkurikira ngeze mbona tunyuze mbona anyujije mu nzira hari inzira abantu bita ubusitani inzira y'ubusitani ariko ntoya isa nk'ifunganye cyane ariko isa neza ndi we yari umuntu
mbona yambaye ikanzu ndende y'umweru arasenta afata kuko yambwira ngo haguruka. Ndahaguruka ndikarubaza se unjyanye hehe? Ati vayo nkurikira. Ngeze mbona tunyuze mbona anyujije mu nzira, hari inzira abantu bita ubusitani. Nuko mbwiye umumarayika nti hari inzoka ashobora kuntwara, araseka. Arambwira ngo uriya ni Satani waruje kugutwara. Ndabwira se Satani yanshakaga iki, yantwaraga hehe? Arambwira ngo waraguye. Aka kaya tuvugana uri mu busambanyi. Gusa amahirwe ufite nuko yamenye ko wakoze ubusambanyi akaza gufata nk'umusambanyi we, ariko amahirwe ufite ntabwo azi yuko wihana. None aho ngaho mpita mvumbura yuko Satani amenya yuko twakoze ibyaha cyangwa twacumuye, ariko ntabwo amenya aho twihaniye. Ako nako nahise nkamenya. Nuko turakomeza turagenda, ngiye kurambona tugeze ku nyanja nini ntabasha guheza. Tugezeho ngira ubwoba, ndavuga ntenda uyu yaba ari umudayimoni ugiye kuntwara, koze ko tukiri mu isi tuvuga ngo abantu bagikuzimu. Nanjye ageze ubwa ndavuga ntihari menya ngiye kugikuzimu, kuko numvaga nyindi n'umunyabyaha. Ngiye kora mbona wa mareka twari turi kumwe ntabwo ndi kumona, mbona ari hakurya y'inyanja. Ya nyanja ntabonaga ahantu igarukira, mbona we ari ku nkombe yayo hakurya. Arambwira ngo ngwino. Ndabwa se ndanyura hehe ko mbona nta nzira? Ntubona ko ari amazi? Araseka. Arambwira ngo aho ngaho hariho ikiraro, aho hari iteme, bari ryo wambukiraho mazuze. Ndabwira se ko ndeba ari inyanja, iteme unganirihe? Arambwira, araseka ngo itegereze neza urabona aho iteme. Ndabwa ngiye nta tembo naho, ngiye nitegereje neza mbona ari urudodo aruzi urungu. Mbona ni urudodo ruriho. Ndabwa rero ndabona nta teme rwo ari urudodo. Ndabwa ngo urwo rudodo niryo teme. Ndumirwa. Ndabwa se urudodo ndi bunindukana agiye uruteta rucika. Ndambwira ngo nta mikino iriho hano aka kanya. Mbona narakaye ngo nutaza ngo ndigendeye. Ngira ubwoba, nibuka ko Satani yaragiye kuntwara ikuzimu. Ndavuga ntariyenduye abari marika agiye kuntwara mu ijuru. Nteye intambwe nkandagiye kuri rwa dodo, mbona ruritse. Ndongera asubira inyuma. Nongeye nsubira inyuma, arongera arambwira ngo handi mahirwe ya nyuma, kuko ndaguta nigendere. Ikintu nakoze, nakandagiye kuri rwa rudodo. Kandagiye kuri rwa rudodo mfuka ijisho rimwe. Kuko iyo yandakana gutya nwaga impande zose kubona amazi asuba. Itafuka ijisho rimwe, ndeba kuri rwa rudodo, mbona rurimo rurika kandi mbona ntirucitse. Nongeye nkagiye mbana none ntirucitse. Ndagenda nateye intambwe nk'ebyiri, banibonye kuri nkombe kuri Amerika. Ntabwo navuga ngo nagenda ugenda aho ndarurangiza. Namaze gutera intambwe nk'ebyiri, mbona mpozenge ndabaza se bigenze bite. Naye karambwira ngo ugikandagiye kuri rudodo ubwoba bwari bukuriho, ngo ariko utinyuze kongera kurukandagiraho ngo ubwoba bwahise bukuvaho, wambara undi mubiri. Ndamashaka gusobanurire ni gute umuntu yakandagira ku rudodo. Arasobanura arambwira ngo iyi nzira ni iy'abakiranutsi. Arambwira ngo umunyabyaha kuko abaremerewe na bya byaha bino byango niyo mizigo yacu, ngo iyo urukandagiyeho uratebera ngo hitugwa, kuko ngo uburemerewe. Arambwira ngo ariko iyo urukandagiyeho uri umukiranutsi ngo ubawo ntabira ubupima. Arasobanura ngo ntabira ubupima, ngo niyo mpamvu urunyo. Ndabwira se ko uri marayika wo ku Imana, nkaba nakubwiye ngo unyambutse ukanga kandi uri umumarayika w'Imana. Arambwira ngo iriya nzira ubonye nta umuntu ujya ufasha undi, umuntu niwe
umuntu ni we wirwanaho, arambwira ngo ni wowe wa musaraba Yesu yabwiye ngo buri muntu wese nahekwe umusaraba mukurikire. Numva ndatangaye. Arambwira ngo nkurikira tugende. Turagenda. Tugiye ndavuga ariko nubwo tugiye kumbwiye ngo ni Satani ugiye kuntwara ikuzimu habaho. Arambwira ngo nimba nicyo ushaka ndaza gusobanurira byose. Uraza gusobanurira byose kuko ari niyo mahirwe ugize. Ikuzimu hariho uraza kuhabona. Turagenda. Mu by'ukuri tukiva kuri iyo nyanja mbona noneho umuhanda ntarabona mu buzima bwanjye, umuhanda utatse hano ku isi. Izo ndabo ntabwo ndazibona. Kandi nkabona hasi aho umuntu yagakandagiye hitwa umuhanda cyangwa hitwa muri kaburimbo, nkabona ni nk'uko wirebera muri telefone. Nkabona ndimo ndagenda ariko nirora. Aho kanya nkibaza gutyo mpita mbona geti ni porotaye, umuryango wa mbere. Tuhageze dusanga abasirikare babiri, abantu babiri bambaye imyenda ya gisirikare atari isanzwe. Ntabwo ndabona iyo uniform yanga isanzwe. Nta mbunda bafite inkota ndende ziri mu bwubati ari babiri. Tuhageze bahise bigirayo, umwe yigira undi yigirayo, rwa rugi rurikingura, mbona turinjiye. Twinjiye nkagira ngo twinjiye mu nzira. None inzira nanone turakomeza turagenda nanone mu nzira. Tugeze ku yindi nzira, ku indi porotaye ya kabiri, nta muntu wari uriho, ahubwo twarageze umuryango urifungura. Umaze kwifungura turinjira. Tumaze kwinjira numva arambwiye ngo aka kanya naye ni iki cyambere ushaka kureba. Ngiye muri njye numvise ko ngeze mu ijuru, ko n'ahantu ndi hadasanzwe. Tuvuga ngo ubwa mbere ndashaka kureba Imana. Arambwira ngo nta burenganzira agira bureba Imana. Ndikanga ntise kubera iki. Arambwira ngo nuko nkubwiye ntibyibuze ndashaka kureba Yesu. Arambwira ngo kureba Yesu ndiko kureba Imana, nawe nta burenganzira ufite bumureba. Ndabaza kubera iki. Arambwira ngo uramutse ubonye Imana ntabwo wazasubira ku isi. Rero mwabibonye ati ntabwo wazasubira ku isi. Pastor, reka tube ducumbikishirizaho. Ni ibintu biteye amatsiko cyane, ariko ni byiza cyane ko wahisemo gufungura cano kugira ngo tujye tubirebaho, dukomeze tubirebe. Ushatse gukomeza ubuhamya wareba kuri Sorowamu TV. Ngira ngo n'ibindi biganiro tuzakomeza tugusure, utuganirize niba ubitwemerera. Turaza kubipanga inyuma ya kamera, utubwire undi munsi twagaruka tuganira. Nanjye ndashimye. Gusa ikuzimu narahabonye. Aho ngaho marayika yanyeretse buri kimwe cyose. Anyereka ikuzimu, anyereka undi muryango ujya mu ijuru, kuko indi porotaye ijya mu ijuru yambwiye ko hari indi porotaye ya gatatu, ngo porotaye ya gatatu niyo ijya mu ijuru. Aho twe turajya karijyaho nitaga mu ijuru. Ikindi cya kabiri, nitugera mu parite nk'iya gatanu ya gatandatu, ndumva dushaka kuza tugaragaza n'amashusho, kuko ngo Abanyarwanda bemera